Urugamba rw'imitima episode ya 6. Duheruka muri episode ya 5 Aline yambitswe impeta, ariko nyamara twari dutegereje igisubizo aho abantu bose bari bishimye bari gukoma mu mashyi bavuga ngo yes, vuga yego. Natwe twarangije dufite amatsiko twibaza ngo ese Aline yaje kuvuga yego. Na n'uyu munsi ndi kwibaza niba Aline yaravuze yego. Niba nawe uri kubyibaza andika muri comment ngo nanjye ndabyibaza niba yaravuze yego. Reka dukomeze na episode ya 6. Gusa icyo mubwira cyo nuko iyi ngiyi ari DAC TV, Daily Advice by Claude TV. Niba rero wumva ibi bintu bikunze ukaba wumva ubikurikiye, andika muri comment uvuge ngo iyi nkuru rwose ifite amarangamutima menshi kuko yakanguye amarangamutima ya benshi. Nurangiza kwandika muri comment ukoreshe ya ku bashuti bawe nabo babashe kubona iyi nkuru. Ubundi reka dukomeze tumenye niba Aline yaravuze yego. Ndumva ndi kubatindira niba yaravuze yego cyangwa oya. Ubwo umuryango n'inshuti bari bateraniye mu birori, bose bari bategereje igisubizo cya Aline. Ubwo Kevin yamaraga gukubita ivi hasi, aramwenyura asa n'uwizeye intsinzi, nibwo yarambuye impeta imbere ya bose. Mu maso ye harimo akanyabugabo. Ako kanyabugabo gusa kari kavanze n'ubwoba butagaragara. Aline ahagaze imbere ya bose, umutima utera vuba vuba, amaso ye yuzuye amarira adashaka gusohoka, amaguru atangira gutitira, umutwe we wuzuye urujijo. Yumva ijwi ryo mu mutima rimubwira ngo urukundo nyakuri ruri kuri Eric, ariko andi magambo y'umuryango akamubwira ngo Kevin niwe w'ukuri. Kuri Kevin isaha yabaye nk'umwaka, igisubizo gikomeza gutinda. Ibyishimo byari byuzuye mu maso y'abari aho bihinduka amatsiko. Abandi batangira kwicirana amaso, bagatangira kujya bakoranaho bajujura. Mu mwanya w'ukuri, aho buri wese yari arategereje ijambo, mu by'ukuri aho buri wese yari ari ategereje ijambo rimwe yego, Aline afata umwuka, arangije avuga mu ijwi rirerire. Ijwi gusa ryavaga rimeze nk'irihungabanye. Arangije aravuga ati, ese uribaza yaravuze ngo iki? Andika muri comment ngo ndumva yaravuze ngo. Nuko avuga mu ijwi rirerire aravuga ngo nkeneye umwanya wo kubitekerezaho. Amajwi y'abantu barumirwa, atangira kumvikana amajwi basakuza, abandi basakuza, bamwe baceceka, bamwe batunguwe. Kevin agerageza guseka ngo ahishe ipfunwe yari agize, ariko umutima we akumva urakaye, umutima we akagira umujinya. Gusa umutima we nanone akumva uri kwaka nk'umuriro, akumva agiye gushya. Eric wari uhagaze kure akubitwa n'aya magambo nk'umuhindo w'inkuba. Umutima we urakomereka, amarira amuzenga mu maso, ariko akihagararaho kugira ngo hatagira umuseka. Yumva umutima we uri kuvuga ngo urukundo ni urwanjye, ariko sinzi niba ndutsindira. Aline nyuma yo kuvuga ayo magambo yumva umutima we uremerewe, akumva isoni imbere y'abantu bose. Yareba aho Eric ari akabona ko asa n'uwacitse intege. Eric mu bwigunge, umutwe urimo ibitekerezo byinshi by'umubabaro, atangira kwibaza, ese koko nkeneye gukomeza guhatira Aline urukundo, cyangwa igihe kirageze ngo mwibagirwe burundu mureka akurikiza ibyo umuryango ushaka. Nuko Eric akomeza kurira mu ibanga, n'amaso ya Aline yari yuzuye kwicuza. Na Kevin ahagarara nk'utsinze imbere ya bose, ariko umutima we wuzuye ubwoba n'agahinda no gushidikanya cyane. Ndagushimiye we tugejeje ku musozo w'iyi episode.
niba uyumvishe ndagira ngo nkubwire ngo kanda subscribe, ukande like niba iyi nkuru wayikunze, ukore share ku bandi bantu bawe, inshuti zawe bayibone. Kandi icyo nkwifurije ni uko wakandika muri comment ngo iyi nkuru ndumva ari nziza, ndumva iryoshye, nkeneye kumenya iherezo ry'uru rukundo, duhe episode ya 7. Episode ya 7 nayo iri mu nzira igiye kuza. Wowe andika muri comment ngo nkeneye episode ya 7, wandike ngo duhe episode ya 7, ubundi ngenda ahita nyibaha. Ndabakunda cyane. Iyi ni DAC TV, Daily Advice by Claude TV. Imana ibahe umugisha mwebwe mukomeje gukurikira iyi DAC TV. Ciao ciao.